afande reka tuvuge ngo tuguha ikaze mu kiganiro turashima kandi kumwatuboneye umwanya wo kutwakira. Yego reka twabwira abadukurikiye ko tugiye kugirana ikiganiro ku bijyanye n'aho uyu munsi inyeshyamba M23 zirwana mu burasirazuba bwa Kongo aho zihanganye na leta ya Kongo n'igisirikare cya FARDC. Tugiye kuganira na General Sultan Makenga akaba umugaba w'izingabo navuga ko zirwanira muri burasirazuba bwa Kongo M23. Afande turagira ngo wenda mbere yuko tuvuga ku mibereho uyu munsi uko imeze, impamvu ikomeye nyuma yuko 2012 mutsinzwe mu gahunga, impamvu yakomeye yatumye mwongera kugaruka mumaze gutsindwa aho mwakuye icyizere ko noneho mushobora gushobora ibyari byabananiye n'iki? Murakoze. Ya 13 ntabwo twatsinzwe urugamba, ubwo niko gavumenti zo zivuga. Gutsinda abantu iyo bazi impamvu ituma barwana. Habaye ibibazo icyo gihe, hazamo Nations Unies, hazamo UN, hazamo SADC, hazamo n'abandi bandi. Ni ngombwa ko tuva kuri ground. Twisanga turi Uganda, twisanga turi mu Rwanda kuri bamwe, ariko tugirana agreement Nairobi dusinyana guverinoma icyo gihe ya Kinshasa tugibyo twumvikana. Ubwo rero hakurikiyeho process yo kureba ko ibyo twumvikanye bishyirwa mu bikorwa. Nta cyakozwe kugeza igihe gavumenti yari icyo gihe itwerurira ko nta kiteze gukora. Ubwo rero twagerageje inzira zose zishoboka zose kugira ngo turebe ko ibintu byakemuka amahoro, biranga duhitamo kugaruka iwacu. Kugaruka iwacu rero 2017 mu kwezi kwa mbere tariki 14 twahisemo kugaruka ko n'inzira yonyine yari isigaye yo gukemura ibibazo byacu. Nuko twaje tugaruka iwacu kugeza umunsi tubona ahangaha. Yego, kugaruka mwari mu bice bibiri, hari abari barahungiye Uganda, abandi bajya mu Rwanda cyangwa bari basubiye inyuma nk'uko bivuze kujya mu bice binyuranye. Kongera guhuza imbaraga ngo mwongere muhure, abantu benshi bahora bibaza icyo kibazo kugira ngo mwongere muhure. Twebwe abari Uganda bavuye Uganda baraza, nibo baje bafashe ya mbere kuza, ariko hari n'abandi bari mu Rwanda n'ubundi nabo baje. Gusa ibintu byose ni process ntabwo abantu bigera icyarimwe, ariko uko igihe byagiye bigenda bihinduka hari abo mu Uganda, abo mu Rwanda bose baraje kuko bose babona ko inzira n'imwe nta yindi. Wahari wenda ndi bugaruke kugira ngo wenda uduhe ishusho noneho uyu munsi uko urugero aho mugeze, ibyo murimo mukora, kugira ngo wenda n'impamvu murwanira ababumva bavuge bati impamvu turwanira ni iyi kandi turacyayihagazeho nk'uko bivuze uti ntabwo badutsinze, habaye impamvu zitandukanye ariko impamvu yo ntiyatsinzwe. Kugeza ubu impamvu murwanira ifite ishusho isi. Impamvu turwana zahari nyinshi. Turwana uburenganzira bwacu, twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Kugera intambara turwana uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, intambara ifite amateka kuva 1996 habaye revolution ariyo AFD, ifite objectif eshatu. Iya mbere kwari ukuvana interahamwe ku mupaka w'u Rwanda, zazivuye mu Rwanda zishe zikoze jenoside za ku mupaka hano wa Kongo, zitegura kwica abasigaye. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwari ugarura bene wacu bari birukanwe mu gihugu babaye impunzi mu Rwanda na Uganda n'ahandi kugira bagaruke mu byabo. Ya gatatu kwari kuvana ubutegetsi bw'umubutu yaburambiranye ariko buri guteza n'ibibazo haba mu gihugu haba no muri region. Izo mpamvu zitwasha rero zigeze zigira zikemuka. Niyo munsi tukirwana. Rero bacu nigeze bataha ntabwo tuvuga cyarahangaha n'ubundi ziyoboye n'ahangaha. Ubutegetsi bubiye tuvuze mu ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. Rero nkuko mvuye ngo bateka yo 1996 hagiye haba agreement zitandukanye ariko zitigeze zigira zigera ku musozo kubera kudashakwa guverinoma ziriho kwari ziteza n'ibibazo kugeza n'uyu munsi. Ariko hose niba ujye kure cyane ndajya hafi cyane, ndashaka gusoma muri amateka aho intambara itangiriye. Ndatangiye igihe cya CNDP, dutangirira aho twagiye amasezerano na gavumenti yari y'utugiye ya Kabila,
tujya muri gavumenti turumvikana, twumvikanye turasinya, tujya muri guverinoma, tugeze hagati bo bava muri akoro, bava muri agirimenti twumvikanye muri aya amasezerano bo bayavamo, twe tuhagarara dusubire mu masezerano tuhagararemo kugeza igihe batangiye gufunga hamwe kwica abandi gute. niba no guce mu ijambo amasezerano yavugaga icyari cyatumye mujya muri ingabo za leta byasaba amasezerano yasabaga iki cyatumye ni byinshi ariko ibyo twumvikanye ko ari uko tudipurenga Nord Kivu na Sud Kivu imyaka irenga 5 kugira ngo tuzane umutekano hano iwacu, bene iwacu batahe bature batekane, noneho tuzakora evaluation y'imyaka 5 turebe n'iki byagezweho yaho tuye mu ngeta. So ubwo rero icyo gihe imyaka itanagera kandi cyari cyanakorwa bo bashaka kuyavamo ibyateje ikibazo, niyo havutse rero M23 no mwumva rero tusobanuye amasezerano ya M23 nyine na guverinoma. So nibwo nyine twafashe za Goma, mwarumvishe dufata Rushuru, dufata za Goma, dukoresha dusubira inyuma ariko tujya mu mashyikirano, ibyo twumvikanye bitashyize mu bikorwa kugeza igihe nyine habayemo dusubira Uganda. Rero twagarutse hano kuko dusanze ahangaha n'ubundi aba bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi hazaho twabateranije za Rumanga 2016 tugeze 18 twari kumwe nabo, iyo Kiseke twari kumwe nawe muri coalition hamwe n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe. Kiseke du perezida cyangwa se uyu nguyu kwese we yarameze nk'urwaye ariko n'uyu yakoreshaga n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe. Ubutegetsi rero afashe agiye ku butegetsi twumva ko ibibazo byacu bigize iki bikemutse, twicara turindiye ku bibazo bikemuka ko arabizi twaba turi kumwe nta kigeze akora. Twajeho delegation yacu ya Kinshasa imara amezi 18. Kuri aya masezerano Patrick Muyaya ndetse na Perezida Tshisekedi, Muyaya ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, ubwe ahakana ko hatigeze kubaho ngo niba mwaranagiyeyo, avuga ngo ko mushobora kuba mwaramaze amezi 3 ariko ntawamenye ko mwaje. Ndakeka niko bateye barabeshya, Tshisekedi arabeshya n'abantu bose arabeshya, ni uko bakeka abantu bose ari abaginga ahari, ariko twagiyeyo officially, twaravuyeyo officially, twariyo bizwi, twagize amanama menshi, twagenderaga no kwibari ya Etat Major, twagiye no kureba ikigo cyitwa Mbazangungu, twagiyeyo twagiye no kureba aho bita ZTM na aho bita Mweso, aho force zacu zagomba kujya gukorera yoga. Nibyo twumvikanye birahari kandi biranditswe kuko na document isaba BG yo kugira ngo ibyo twumvikanye bikorwe irahari, yasinywe na Minister wa Interior w'icyo gihe witwa Kakonde, irahari. So siribaza rero ko hari aho babihakanira. Nyuma rero yo kubaho ibyo twumvikanye ko tuba kugenga forces zoperating Nord Kivu na Sud Kivu yatsara umutekano wacu, bene wacu bataye. Nyuma yaho tukazamufasha guhangana na kabiri itakora igikwazo afite. Tujya kureba ikigo cyitwa Mbazangungu kugira ngo tuzashire brigade yacu ivanze nabi abo yitabe, kugira ngo yizere ko afite umutekano kabira ntacyo amutwara. Aho ZTM babwiye ZTM nako bagomba gushyira force tukubaka amaforce yacu ayo operating Nord Kivu na Sud Kivu n'avamwo force ijya Kinshasa ko bikomeye. Turangije kumvikana, tugeze kuri budget ndetse babyumvikana, tuzane amaliste yacu ariko turabakongomani. Urumva abantu badusaba amaliste bariko turabakongomani, twari kumwe nabo kuva 12 ariko uwo munsi bavuze tuzane ngo amaliste bariko turabakongomani. Amaliste turayazana ndetse baskaba turazizana, basanga bari muri FRDC 99% muri FRDC n'amafaranga yabo barasohoka, nabo babaye promoted muri FRDC kandi badahari. Uwo dufite twebwe nk'umusirikare dufite ni lieutenant, hari tugasanga ni major. Kuba mwarasanze umusirikare utakiri muri leta ari kumwe namwe hariya yarazamutse, mwe mwabitekereje mute mukibonye icyo? Oya twe tusatumenyereye tuni bwa bandi bashaka kubona amafaranga. Umva ntibigeze badekarira ko abantu batahari, bavuga ko bahari, amafaranga yasohoka akarya abo ngabo nyine abishika. So liste twazitanga bashaka gukorana turabakongomani, sinzi niba kumukongomani umenyera ku zina
simbizi nyuma yaho batanga kuturega amafaranga turarindiriye kugeza igihe batubwira ati mutahe itsonga tubahamagare delegation yacu ataha nyuma y'icyumweru kimwe badutera nuko intambara yatangiye nuko nguko turi mu ntambara kugeza uyu munsi ubwo twagiye Kinshasa twamaze kurindira ko Kisekedi ko twaravuganaga umunsi ku munsi tuye ko nta kibazo tubona ko ari kuturega kweza delegation yacu ijya Kinshasa imara amezi nababwiye yose dukora nyine amanama dukora iki yose turumvikana bigiye badusezereye abahatike abaha ibyangombwa abantu bacu bataha abantu bacu bataratugeraho akiri mu mayira ariko baratashye baratugeraho nibwo guverinoma duteye duhamagara Kisekedi kuba abantu baduteye abo ngabo ngo ni abantu dushaka amahoro ngo ariko ngo nge ntago mbizi barunga baradutera turamubwira kugeza igihe ngo twirwanaho twinjira mu ntambara ariyo ntambara turi uyu munsi dusanze ngira ngo ni amateka nk'uko watangiye kugira ngo abantu bumve aho inkomoko y'intambara yaturutse ndagira ngo noneho Kisekedi navuga ngo wari umwe muri mwe wari muri opozisiyo ya leta yari iriho yarasimbuye mukaba mwari mugiye no kumufasha uwo yitaga ikibazo agiye ku butegetsi wabuvuyeho ariwe Kabila ngo mumufashe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo namwe mubashe gutura bene wanyu aha rero nyuma y'uko babateye akavuga ati nabadashaka amahoro nyuma y'izo nshuro ebyiri mutangiye kwirwanaho haba hari uburyo bundi mwongeye kumwohereza ubutumwa noneho mumaze mutuko tubwiraga ngo nabadashaka amahoro koko baba bakiribo cyangwa mwararekeye mubona ko oya niyo abantu banarwana abari inzira n'ubundi banakomunika bakomeje kubikora ako tuza gusanga ari uri kubikora kuko wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo kurikirana bari gusanga turi abanyarwanda so bisobanuye ko ari we wabikoraga atari abantu be nivuga kuri iki ko baje gusanga muri abanyarwanda sindi bujye kure y'ibivugwa buri munsi n'ubutegetsi mu Rwanda nabwo ari bwo bwa Kisekedi avuga ko n'ubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati n'itsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda ni kimwe iyo bakivuze mu byumba mutuku uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda ibyo ngibyo bahora bivuga n'ubutegetsi bwavuye bwarabivugaga n'abangaba niko bavuga ariko bazi ko atari byo abanyarwanda ni abavandimwe bacu ntawabivanaho ariko hari u Rwanda hari na Kongo igihe cyose rero iyo Kongo naniwe gukemura ibibazo yakabaye ikemura ibyitirira abandi ibyitirira u Rwanda ibyitirira Uganda cyane cyane u Rwanda ejo izabyitira n'abandi uyu munsi iravuga u Rwanda ikavuga Uganda ariko nkeka ko n'ejo izavuga n'abandi kuko niko bateye ariko bazi ko atari byo babivuga bazi impamvu babivuga ni uko badashaka kubona umuntu w'u Rwanda muri Kongo cyane cyane abatutsi kandi ntacyo wabihinduraho abanyabihinduraho abo udashaka ntabakongomani bakunda kuba muri Kongo ntaho bazajya kutwitira u Rwanda kutwitira Uganda n'abandi zatwitirira n'ejo bundi azakuza kubivuga ariko siniza ko azabigira igihe kirekire kuko ni ikinyoma igihe cyacyo kuko nuko rikagira ikigo muravuga rero ko abyitira u Rwanda ariko ndagaruka nibaze mwebwe mu by'ukuri ukurikije uko mumeze ibikorwa mukora naciye ahantu hari urugomero rwubakwa umuntu yakwibaza ngo amafaranga angana ko yashobora gukora ibikorwa remezo bingana kuri iyo bihenze mwe muyakurahe niba muvuga ko mudafashwa n'u Rwanda na Uganda icya mbere urugomero waciyeho ni porojegiti ya Europeyeni gukorera hano hari ibyo dukora bikeya bitoya bijyanye n'ubushobozi dufite ariko sapoti yacu icya mbere dufite impamvu ni sapoti yacu ya mbere icya kabiri ni abaturage basapotinze urugamba turimo ko turwanira ukuri n'abazi ko ari ukuri kandi abaturage barambiwe ubutegetsi bwa Kinshasa baraburambiwe mu basapoti dufite rero ni twebwe ku giti cyacu bagira ikibazo ni abakongomani ni general dusapotinze kuba barufite ubutegetsi bwa Kisekedi no kuba dufite impamvu
abarimo gutera inkunga uyu mushinga ni abanyamahanga. Abanyamahanga ni Européen. Ikora n'itenanisi kandi mutitwa ubutegetsi. Iyo projet twasanze iyo projet ihari ikihatangira ariko twashyizeho environnement ituma ikomeza tubemerera ko bakomeza nabo ko barakomeje nuko bazi ko bafite garanti umutekano kandi kuko tububaha ko tubona abandi bose bari mu karere de control. Uyu munsi abaturage batuye muri aka karere murimo bafite umutekano ku ruhe rwego, harimo abari mu kaga, hari abo mwashyize mu nkambi cyangwa bari mu ngo zabo niho ucungira umutekano? Abaturage bari mu karere de controllinga batekanye cyane ku buryo n'abari mu turere tuyobowe na leta bavayo bagahungira aho turi. Yego hari uturere tukiri mu bibazo twegereye front line aho Kisekedi akayatinga tero kugira ngo ahamura abaturage bica abaturage asenye ibintu byabo kugira ngo wenda n'abahungu bajye mu nkambi kimwe n'abandi kuko hari abo yafashe otage abashyira hano za Kibati utwanya Rucinya abandi bashyira za Sake abayifuza ko n'abandi bose bajya muri iyo situation cyangwa bagahunga igihugu kuko nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Aho umuntu yakubaza perezida wifuza ko abaturage bahunga se yagunga ko abaturage abona byabagiraho ingaruka cyangwa nuko adakunze abaturage? Afite impamvu ze nkeka ari wazisubiza ariko icyo tumuziho nta baturage akunda nta gihugu akunda ari aho ameze nka mercenaire. Yego, ukiri kuri icyo kudakunda igihugu n'ukuntu abikora, ubona iyi ntambara mwafashe icyemezo musubira inyuma nk'uko wabimbwiye 2012, ubona iyi ntambara mu by'ukuri iyo urebye ishusho ifite muzayirwana kugeza cyangwa izi mbaraga zabashubije inyuma 2012 n'ubundi uhora utegereza ko isaha yose zaza cyangwa hari ingamba zo guhangana nazo? Icyo gihe hari 2013 ubu ngo turi 2024 uvuga ngo byarahindutse. Sinizera ko azongera kubibona. Twebwe ntidutera uwo ari we wese, dushaka gutera uwo ari we wese tukaba twirwanaho kubura ku baturage bacu kandi tukaba tuzi ko turabizi nakujana ko guverinoma ya Kinshasa nta na rimwe izashaka ko ibibazo bikemuka mu mahoro. Ubwo rero natwe tuzakunda kwirwanaho mu bushobozi dufite kandi tunarinde abo turi kumwe. Hano nituvuga intambara ntabwo ndi bwibagiwe kubaza niba muri iyi ntambara mwaba mufite zimwe mu mfungwa z'abanyamahanga bashobora kuba bari hano mu gihugu baje muri iyi mirwano. Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL abanyamahanga bene wabo. Ubwo rero turabafite, dufite na FARDC, dufite n'abandi bita ngo abazalendo, ngo bazikisobanura abazalendo, nabo turabafite, ariko abanyamahanga nabona abarundi n'abandi dufite. Yego. Niba bakenera kuzibona urazibona zirahari. Yego. Wenda duhe ishusho y'umukongomani wavuye muri ibi bice birimo imirwano akumva mwaragarutse, muha ishusho kugira ngo ufite uburyo bwo gusura ibice wenda ashobora kuba yazamo kureba yumva ishusho mu by'ukuri iri muri iki gice mufite no kwizera uko ashobora kuhagera waba hari ibice ashobora kugana. Ibice dufite dukontrolinga ni Rucuru, ni Masisi, ni Nyiragongo. Ibyo bice biratekanye uwari wese yabisura, abaturage baratekanye, no gushaka uze kubareba baratekanye. Nakubwiye ko arava mu bice biri mu maboko ya government ukabungira n'iwacu batuye batekanye. Nakubwiye ko ari amaproje ya Européen ari gukorerwa hano, hari amahonje menshi NGOs nyinshi ziri aha, nuko hatekanye nuko hari umutekano. Afande, reka tugushimire kandi dushime umwanya muduhaye no kuba hari uburyo muhaye ishusho abakurikira uru rugamba umunsi ku wundi. Ariko nsonze mbaza ikibazo kivuga kiti ejo bundi umuvugizi wa guverinoma ya Congo akaba na minisitiri w'itumanaho arigoma aje gushyingura baguye mu nkambi ya Mugunga, atanahwema kuvuga ko ari mwe mwayirashe mufatanyije na RDF nk'uko babyandika RDF. Yavuze ko noneho ibijyanye n'amahoro bidahari ahubwo agiye kubura intambara. Mwaba mwarabonye ibindi bitero byihariye bitandukanye n'uko bisanzwe muri iyi minsi nyuma y'uko bivuze? Ibyo bavuga sirare zo kurasa impunzi hariya ni ibintu basanzwe bakunda gukora. Na 2012 barabikoze, 2013 barabikoze.
yakoze ikozwe na kagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakuriye interahamwe. Icyo gihe babikoze kuko MONUSCO yanze kubafasha mu rugamba, babona bari gutsindwa, bajya kureba MONUSCO ngo kitari kubafasha. MONUSCO bati mwatangije intambara kandi mwari mu gushyikirano dushobora kubafasha. Bayintimida MONUSCO yagiye kwaza kwitera amabuye n'iki. MONUSCO baravuga ati ariko nihagira kompani muri Goma turabafasha. Icyo bakoze Kahonja na Regional Commander w'icyo gihe wari uhari witwa Bauma berekeza imunda muri Goma kugira ngo MONUSCO noneho kubafasha. Ni nibyo ngibyo n'ubundi bakoze rero bundi hariya buri munsi yadutera kandi ngo tuzatera twebwe twirwanaho yaraduteye ahantu hatandukanye henshi, ariko hose ahura n'ibibazo ngira kubera umujinya hari bashaka ko SADC n'abandi wenda babo binjira mu rugamba barasa, cyangwa wenda komite international yabone ko na confirming bya bindi batwita ngo turaba terroriste kandi tutari bo, barasa mu baturage, ariko isi yose irabizi ko ari bo babikoze. So byo kuvuga rero ngo bavuze ko ngo noneho ngo inzira y'amahoro ntayo nta nigeze ibaho ko nigeze barayishaka kuva 2022 haba ibintu bya process y'amahoro byo kureba kibazo cyamuka mu mahoro, hagaye duhagarara tugasubira inyuma byose tukabyemera ko government igeze ishaka. Ubwo rero ntabwo ishavuze rero n'ubundi yavuze ibyo basanzwe bakora, kandi natwe tuzakomeza usanga dukora natwe yo kwirwanaho no kurwana ku baturage dufite. Fande ijambo kwirwanaho niturisobanura mu kinyarwanda cyacu bisa nkaho ari igihe hari umuntu urimo kukwataka ukamusubizayo, waramutse atakwatatse wagumaho uri, niba uko ariko mbyumvise cyangwa wamfasha kubyumva. Twebwe dukomeza kugira amahanga n'abandi bandi na region amahanga ya kure kubabwira ko dukeneye amahoro, na kisa tujya ko dukeneye amahoro. Niyo mpamvu ntawe dutera, rero turirinda gusa kiba duteye ngo twirwanaho, mu kuvuga ngo ataduteye ntabwo twarwana. Iyo mwirwanyeho mugumaho muri cyangwa mubigize, kubera ko kuko iki kintu cyo kwirwanaho abantu benshi bagikozeho comment mu bihe bitandukanye, abavugizi baba abagisirikare n'igisivili cyane babivuze, babonaga ko bibazo bati aba bantu birwanaho ntabwo barimo kurwana, ariko noneho mufite n'ihuriro ry'uwaje abayoboye akavuga ati twe tuzajya no gukuraho ubutegetsi, none wowe murirwanaho. Twe turirwanaho, ariko mu kwirwanaho ubwo ni uvuga ngo uvanaho cya kintu gituma ukunda kwirwanaho. Ni ukuvuga ngo niba baduteye twirwanaho, ubwo icyo twirwanyeho tuvanaho ya menace. Ni ukuvuga ngo iyo menace ituma duhora twirwanaho, iyo menace ituma duhora duhagaze dushaka kubona kwa turi ngo batabara, iyo menace ituma bene wacu bamaze imyaka mu bunzi, iyo menace ituma bene wacu birirwa bikoreye imisambi ku mutwe bataza bari burare, iyo menace ikomeza gusenya iby'abaturage, kwica abaturage. Tugomba kwirwanaho, ubwo muri kandi yo kwirwanaho. Ubuzima abana bariga inaha, amavuriro yasubiye mu buryo bwo gukora nibura hibanzaho muri amavuriro arakora, amashuri arakora. Ejo bundi akoze ikizami cya leta bashize icyumweru bagikoze, bariga ketse twe turere mu gihe twegereye front line nakora dukeya, ariko ahandi bariga kabisa. No mu kanya ho n'amabisi aciye abanyeshuri no mu masaha ageze barahura nabo bari ku mashuri. Bakora ikizami cyoherezwa gukosorwa na leta cyangwa hari uburyo ya kijya Kinshasa. Kinshasa icyo yakoze abarimu bari mu turere turimo bakasa amafaranga yabo, ariko amashuri yarakomeje kuko abaturage barahagaze, abandi barahagarara, nabo barimu bari mu turere baritanga bakomeza kwigisha. Leta ibonye ko byanze guhagarara nubwo ashaka ko bihagarara, nta kundi ubwo yazikoresha ikizame, yohereza abantu bazanye nyine ama examen zirakorwa n'ubundi ziragenda. Ndasoza ku kibazo gito unsubize wenda utabijyaye muza nyinshi bitewe wenda n'umwanya mumaranye, muteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare niba ramuka batemeye ibijyanye n'amahoro cyangwa ubwumvikane bugarura amahoro muri aka gace? Twe tuzakomeza gutakamba dushaka amahoro, dushaka kuyamuka mu nzira y'amahoro kugeza igihe wenda izatuma. Ndagushimiye. Murakoze cyane.